Episode iheruka nuko twayishoje. Jya witera akanyabugabo ukorana ubutwari kandi wihangane bidasubirwaho. Ibisigo n'imivugo, utugambo twavuzwe n'abandi ndetse n'uturirimbo bizagufasha kwiyumvamo kujya mbere, ikizaba cyose ntacyo kizagutwara. Ukomeje kumva inyandiko zikubiye mu gitabo cya Dieudonné d'Amour, ndabigushimiye cyane. Nizere ko ibyo umaze kugenda wumva biri kugenda bikugirira umumaro. Noneho twinjiye umutwe wa 14, episode ya 8, ikaze. Ihame rya 13, aho abandi batangirira. Niba umuntu afite ubuzima bwiza mbese buringaniye, hangana ndashaka kuvuga kuba uhumeka, udafite ubumuga, ufite amaboko mazima, ufite umutwe muzima, ufite amaguru yawe ugendesha, ushobora kuba umukire. None ni kuki abantu bamwe ari bo babigeraho? Nubwo tuba mu gihugu cyiza muri Afurika, aho abantu benshi babona bakanakoresha ubutunzi bwabo igihe bagikora, kuki abenshi muri bo barangiza ubuzima bwabo bacungira ku bavandimwe na ka pansiyo k'izabukuru? Umunsi umwe nigeze gufata moto kugira ngo nkore ubushakashatsi ku mibereho n'imikorere y'abatwara mu moto cyangwa se abakora imirimo iciriritse mu mujyi wa Kigali. Nagiye ngenda nganira n'uwo wari untwaye, yambwiye ko amaze imyaka 8 akora uwo mwuga. Mubajije amafaranga yinjiza ku munsi cyangwa se amafaranga anyura mu mufuka we, yambwiye ko akorera hagati y'ibihumbi 8 ndetse n'ibihumbi 10, rimwe na rimwe akanayarenza. Mubajije niba ari miliyoneri, yarasetse aravuga ati miliyoneri n'ibihumbi 200 nayo mfite. Nahise ntangara. None se amafaranga ibihumbi 8 ubona ubikoresha iki? Mu kunsubiza ati nguramo breakfast y'igihumbi, kurya saa sita ibihumbi 2 na ka primus k'umugoroba k'igihumbi. Ndamubaza nise ufite umugore? Ati hoya ntawe. Atasigaye nguramo essence ya 2 y'ibihumbi 2 kwishyura inzu, abavandimwe n'ibindi. Noneho ndamubaza nti iyo nda yawe se ni miliyoneri? Araseka cyane. Mu by'ukuri mu myaka 8 ishize uyu mugabo amaze gushyira miliyoni 11,520 mu nda ye, ariko ntago abizi. Miliyoni 2,880 za breakfast, izindi miliyoni 5,760 za saa sita, ukongeraho izindi 2,880 zijya muri primus ya nimugoroba. Uyu mumotari mu yindi myaka 10 iri imbere azabona amafaranga angana na miliyoni 28 zizamuca mu ntoki. Ariko kubera kudatekereza no gukora plan, nta nubwo azigera amenya yuko aya mafaranga yose yagiye. None umuntu ufite ubushobozi bwo kugeza mu ntoki ze miliyoni 28 ntago ari umumiliyoneri. Tekereza afashe gahunda yo kubika ibihumbi 3 ku munsi, breakfast akayirya mu rugo, ibya saa sita akabipfunyika, primus akazivaho akanywa amazi, n'ibihumbi 5 yabibika ku munsi. Mu myaka 10 nabika ibihumbi 3 ku munsi azaba afite miliyoni 10,800 ku mufuka we cash. Naho nabika ibihumbi 5 ku munsi azaba afite miliyoni 18 zuzuye. Ikintu akeneye mu buzima bwe ni discipline no kumenya icyerekezo ashaka kujyamo, kuko ntago azaba umukire atabishaka. Ushaka inka aryama nkazo, naho ushaka ubukire arara ubusa. Dufata undi muntu ubona amafaranga ibihumbi 100 mu kwezi, bivuga yuko abona miliyoni 1,200 mu mwaka. Ese ubwo azigamye 10% ku kwezi, ntiyaba azigamye 120 ku mwaka? Hanyuma ayakayashora mu bindi yitonze, ubwo ntiyazabona inyungu ya 10% mu myaka yose yaba akoze? Dufate ko umuntu atangiye akazi ku myaka 21 akagera kuri 66, ikinyuranyo cy'imyaka 44, ashobora kugera ku mafaranga miliyoni 36,853,328 binyuze mu gitangaza cy'inyungu zikusanyije. Niba umusore wasigaye nyuma mu majyambere utarigeze agira n'akantu na kamwe kamuteza imbere, ashobora kuba umuherwe cyane. None umuntu ubona amafaranga miliyoni 1,200 mu mwaka akazigama 10% atahinduka umuherwe cyangwa se umuherwe kaminuza? Ahubwo hafi buri muntu ashobora kuba umuherwe. Ubwo rero reka ngaruke ku kibazo natangiye mbaza, ni kuki abantu bataba bakire cyangwa se abatunzi? Mu gihugu nk'icyacu dukurikije n'uburyo bwose dufite, kuki abantu bake ari bo basaza bigenga mu bukungu bwabo? Ariko n'ibisubizo nshobora kuba nabibonye. Hari impamvu 5 nabonye zituma abantu bataba abakungu cyangwa se abakire. Impamvu 5 zituma abantu bataba bakire, reka tuzivugeho. Iya mbere, kutamenya uwo uri we, kwitinya. Umuntu wakuriye mu muryango hatigeze aca iryera cyangwa se ngo amenye umuntu n'umwe w'umuherwe cyangwa se umukire, ajya kwiga akamenyana n'abantu baciriritse, agendana n'abaciriritse, akagira itsinda ry'abo basabana nabo baciriritse, mbese nta hantu namwe ahurira n'abateye imbere. Niba ibyo byarakubayeho mu mikurire yawe kugera ugize imyaka 21, ushobora gukura neza ukaba umugabo uhamye mu muryango wawe, ariko ushobora kutazigera utekereza yuko ushobora gukira nk'abandi.
kuko bagenzi bawe iyo babonye ugerageza kwiteza imbere baguca intege bakubwira ko ibyo atari ibyawe ntabwo wabishobora, uri umukene, ntukishyire hejuru, utangiye kwirata, nawe urashaka kuba umukire, amafaranga ni aya shitani n'ibindi byinshi. Niba se amafaranga ari aya shitani, ni kuki padiri cyangwa se pasiteri bayaka abakirisitu babo? Kuki batayajugunya ngo ni aya shitani? Ni nayo mpamvu abantu bakuriye mu miryango yabayeho neza mu buzima buzira amakemwa akenshi ari buzasanga bashobora gukira kurusha bamwe bakuriye mu miryango idakize, kubera ko bakura biyumvisha yuko bagomba gukora kurusha ababyeyi babo, ko ibindi byose bishoboka. Ubwo rero impamvu ya mbere ituma abantu badakira ni uko baba batarigeze batekereza ko byababaho, kandi rero niba batarigeze baba mu buzima nk'ubwo na rimwe ntibanagerageza kugira icyo bakora ngo bibabeho. Icya kabiri, kutamenya gufata icyemezo. Impamvu ya kabiri ituma abantu batagira ubukire, ntibajya na rimwe bafata icyemezo cyo kubugira. Abenshi barabitekereza bakabyifuza ariko ntibafata icyemezo. Nubwo umuntu asoma ibitabo akiga akabana n'abantu bateye imbere mu bukungu, nta gishobora guhinduka na kimwe iyo udafata icyemezo cyo guhinduka. Nubwo byaba byabaye ku muntu ushobora gukira kuko akoze ibintu bidasanzwe, atiyemeje gutera intambwe ya mbere, arangiza n'ubundi akiri wa wundi. Niba ugikora ibyo usanzwe ukora, uzahora ubona ibyo wari usanzwe ubona. Impamvu y'ingenzi yo kunanirwa kugera ku bintu ni uko umubare munini w'abantu bose batajya bafata icyemezo cyo gutsinda. Ntibajya bashaka gukora ibibateza imbere, ntibagira intego zigaragara cyangwa se ngo bafate icyemezo kidakuka cyo kuba umukire cyangwa se umukungu. Basobanura yuko hari igihe babiteganya, babyizeye kandi bagiye kuzakira. Barizera kandi bakanasenga ko bazagira amafaranga menshi, ariko nta cyemezo bajya babifatira na rimwe. Ngiye kubikora, icyo ngiye gukora ni iki? Iki nicyo cyemezo gikomeye kandi ni ingenzi, ni nayo ntambwe ya mbere yo kwigenga mu bukungu no mu buzima. Ikintu cya gatatu, kudakorera ku gihe. Impamvu ya gatatu ituma abantu badakira ni ukudakorera ku gihe. Abantu akenshi bahorana impamvu itari nziza yo kudakora ibyo bazi neza ko bakeneye kugira ngo bagere ku bwigenge mu bukungu. Bahora bitwaza ibihe. Iyo kutabaye ukwezi kubi aba ari itumba cyangwa se impeshyi, bitaba ibyo bata umwaka wagenze nabi. Ubundi ngo ubucuruzi bw'ibyo bakora buhagaze nabi, cyangwa se baracyaharanira cyangwa se bategereje ko bushobora kuba bwiza cyane. Hari n'abavuga bati isoko ntirimeze neza, ngo baba bishoye mu gihombo cyangwa se bagiye mu byo batizeye umutekano. Bahora bavuga ko bishoboka umwaka ukurikira. Mbese igihe cyose ntihabura impamvu ituma badakorera ibintu ku gihe, ko guhora babyigeze inyuma ho ukwezi ku kundi, umwaka ku mwaka, kugeza nyine batabikoze cyangwa se bakererewe kubikora. Nubwo hari abo byaba byarabayeho bagakira kubera icyemezo bafashe cyo guhinduka, iteka kudakorera ibintu igihe bituma ingamba zihora mu gihe kizaza kitazwi cyangwa se kidafututse neza. Ikintu cya kane, kwihambira, kwizirika umukanda, kwigomwa. Ikintu cya kane, kwihambira cyangwa se kwizirika umukanda cyangwa se kwigomwa. Impamvu ya kane abantu basaza bakennye nibyo twabanyabukungu twita kutabasha kwizirika umukanda cyangwa se kwigomwa ikintu. Umubare munini w'abantu bagira igishuko kidasanzwe cyo gutagaguza udufaranga duke baba babonye biyushya kuya ako kanya. Reba nawe uriya mumotari ukorera 8,000 ku munsi, akaba adashobora kwigomwa kutanywa Primus, akaba adashobora gutaha ngo yitekere ariko abika amafaranga ye. Ubwo se azaba umukire ate? Niba udashobora kwigomwa cyangwa se ngo wihe imyifatire ukwiye kureka yo gutagaguza utwo ubonye twose, ntushobora gupfa ukize mu buzima bwawe. Niba udashobora kwimenyereza gukoresha udufaranga ku bikenewe gusa ngo wirinde gusesagura, bizakugora gukira. Data umbyara niwe rimwe na rimwe wambwiraga ati, niba utazigama amafaranga imbuto z'imigisha ntizikurimo. Ntabwo yabeshyaga. Ikintu cya gatanu, utareba kure. Impamvu ya gatanu ishobora kuba inakomeye cyane kurusha izindi ituma abantu babaho bagapfa bakennye ni ukutareba kure. Kureba kure birashoboka. Ni gute ushobora guteganya ko umuntu cyangwa se umuryango runaka ugiye guhindura ubuzima mu mibereho n'ubukungu mu myaka iri imbere kurusha uko babayeho ubu? Nakoze ubushakashatsi nukongereranya ibyo nabonye n'ibisobanuro rusange ku iterambere ry'ubukungu muri Afurika no mu bindi bihugu. Nasanze atari uburezi, kuko abantu benshi bize ubona ubukungu bwabo bugenda busubira inyuma. Si ikibazo cy'ubwenge, oya, kuko abanyabwenge benshi ari abakene kandi ntako babayeho. Kwari ukuvukira mu muryango mwiza se, oya. Abantu benshi bavukiye mu miryango yitwa kwikize bakura ari abatindi, mu gihe ababayeho uburere bwabo bugerwa ku mashyi bakunda kugira amahirwe mu buzima. Kwari ukuba mu gice cyiza cy'igihugu se? Kwari ukuba mu ruganda rwiza se? Yari amahirwe se?
Ni ibihe bimenyetso cyangwa ibintu ngenderwaho byafasha neza kugaragaza ko umuntu yahindura imibereho ye mu bukungu imyaka n'imyaka? Ubushakashatsi bwanjye bwose bwangejeje ku kintu kimwe natangiyeho imyanzuro, kandi nicyo cyari kiboneye kuruta ibindi byose mu guteganya amahirwe mu gihugu cyacu. Nasanze cyakwitwa igihe n'agaciro umuntu aha imipangire cyangwa se imigambi y'ibikorwa bya buri munsi n'uburyo afata imyanzuro mu buzima bwe. Igihe kigambiriwe ngo ugere ku ntego yawe kigendera ku ntumbero ufite ya kure mu gihe kizaza, iyo wamaze gufata icyemezo cy'ibyo uzakora cyangwa utakoze muri iki gihe. Urugero rwo kugera intumbero mu gihe kirekire. Nibyo imiryango ikomeye ahenshi usanga iyo umwana avutse uhita umwandikisha mu ishuri rikomeye kugira ngo azabone umwanya muri iryo shuri. Ibi byo gutekereza mu gihe cya kure kiri imbere ni nabyo bituma ababyeyi bafunguza amakonti y'abana babo bakiri bato, bikabaha icyizere ko bazashobora kwiga mu mashuri makuru meza igihe bazaba barangije ayisumbuye. Ibi ni byo gutekereza mu gihe kizaza, ni ukureba kure koko. Uku niko umuryango w'abakirushinga bakimara gukora ubukwe batangira kuzigama mu kigega cy'uburezi cyangwa se kuri konti amafaranga 10,000 buri kwezi kugira ngo umwana wabo uzavuka azabashe kwiga kaminuza yihitiyemo. Uyu rero ni umuryango ureba kure ukiri muto, hakiri kare. Bafite ubushake bwo kwitanga no kwigomwa mu gihe gito, bakizera umusaruro n'ibyiza imbere mu gihe kirambye. Abantu bareba kure mu gihe kizaza rero akenshi bahora batera imbere mu bukungu mu buzima bwabo. Tegura ejo hazaza. Umunyeshuri urangije amashuri yisumbuye akomeza mu makuru ashobora kujya mu mashuri y'ubuganga agakoraho impamyabushobozi ihanitse, akimenyereza umwuga, akora nk'umuntu ushaka uburambe ku kazi. Nyuma rero bwashira nk'imyaka 10 cyangwa se irenga ari mu mashuri akaba dogiteri. Aba yararebye kure mu gihe kizaza, yabonye ibikwiye, yaharaniye kandi yitangiye mu myaka yo kwihangana ndetse no kwigomwa ibyari ngombwa ko abona icyubahiro, igihagararo n'uburyo bw'imibereho byisumbuye. Iyo myaka 10 kugera kuri 12 y'akazi n'amashuri ni igishoro yagize mu mwuga we, yamaze gukorera igihe gisigaye cy'ubuzima bwe. Gutekereza kure kwe bitanga icyizere cy'imibereho yo hejuru ku bana be, amashuri meza n'ibihe byiza by'amahirwe bazagira. Biragaragara ko abana be bazashaka neza, batekereza imibanire n'ubukungu by'agahebuzo, kandi bazabaho mu buzima butagira amakemwa. Ugutekereza kure kwa dogiteri byamutwaye imyaka 10 cyangwa se irengaho mu myigire no mu gutangira umwuga mu buryo budasanzwe. Dogiteri tumubona nk'umuntu warahebeye imyaka myinshi mu mashuri ye kugira ngo aze adusange n'imiryango yacu akenewe cyane. Ni umuntu tugomba icyubahiro n'ikuzo. Gutekereza kure rero birashoboka ko ari impamvu umuryango wa dogiteri uba uri buri gihe hejuru y'iyindi. Mu gihe cyose ugaragaza ko abantu bawo bafite icyubahiro kiri hejuru y'abandi bose. Imyifatire ni buri kimwe. Guteganya igihe kizaza nicyo gipimo cyonyine cy'ukuri cy'inzego z'abantu. Umuryango ukize cyangwa se uburere bwiza birafasha, ariko mu buryo buhamye urwego rw'ubuzima rwawe ruzagenwa n'uburyo utekereza kandi bikagena igihe cyawe kizaza, uko ugenda ubaho mu kazi n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Niba umuryango w'abimukira uvuye mu giturage nko mu cyaro uje mu mujyi munini nka Kigali, nta kintu na kimwe cyo gukora mu mirimo isanzwe badakora, bakitanga mu buryo abana babo bazajya mu ishuri nyuma bajya muri kaminuza, aho ngaho uwo muryango wiyerekanye nk'umuryango uteye imbere, tutitaye kuko bari gukora muri iki gihe. Mu bupfura no kwirwanaho biyerekanye nk'umuryango ushikamye, udafite igihunga kuri bo n'ababakomokaho bose. Abatandukanye n'abatekereza mu gihe kizaza ni abantu batagira namba. Umunyamwuga usanzwe abatekereza ku gihe kizaza nk'imyaka 10 cyangwa se 15 na 20 cyangwa se irenga, mu gihe umukozi usanzwe yitekerereza ku mishahara 2 iri imbere. Abandi b'inzererezi, abihebyi, abanyarumogi n'abasinzi kabuhariwe ku gipimo cy'imibereho bari mu ndiba ku murongo wo hasi, bo batekereza mu minota n'amasaha iri imbere. Ntibigera batekereza na rimwe ku gihe kizaza, batekereza ku cyo bari bunywe cyangwa se bari butumure ubutaha. Buri wese agaragazwa n'uburyo atekereza ku gihe kizaza. Uburebure bw'igihe abiha nibwo bugena aho aherereye mu nzego z'umuryango arimo kuva hejuru kugera hasi. Tekereza ku hazaza hawe. Iyo wongera igihe cyo gutekereza ku gihe kizaza cyawe ukareba kure hashoboka, bihindura imyifatire n'imiterere yawe. Iyo utangira inzira yo kuba umuherwe ugomba gutekereza imbere nko mu myaka 10 cyangwa 20. Uko ugenda ubikora uhinduka umuntu ushobora kwiha intego ndende z'igihe kirekire, ari nako ugena umugambi wo kubigeraho. Uzasanga wabaye umuntu utekereza cyane mu byemezo ugiye gufata, unatekereza cyane ku ngaruka z'igihe kirekire z'uburyo ukoresha igihe n'amafaranga. Urushaho kongera ubwihangane no kudacika intege, uba wahindutse umuntu w'umuhanga kandi wihagararaho. Kuva ubu imenyereze kongera igihe cyo gutekereza hazaza, ubigira umuco.
tangira umenye ko ibyo ukora byose uyu munsi ari intangiriro y'urugendo rudasubira inyuma rugana ku mukiro cyangwa se nibura ku bwigenge mu bukungu mu mwuga wawe. Iyo niyo ntekerezo y'abantu batera intambwe bajya imbere mu byo bakora. Komera ku murimo wawe. Abantu benshi batangira umurimo bakawukora imyaka 20 cyangwa 25 ntacyo bahindutseho, ukaba utamenya ko bamaze icyo gihe bawukora, amafaranga n'imbaraga bawushoyemo bawiga utabibona kuko baba bataramenye kuwukora neza cyangwa se kuba barawugezemo batazi impamvu bawugiyemo. Bakagombye kuba bariteguye kwitanga ngo bakore ibintu neza ku buryo bashobora kubyaza umusaruro uwo mwuga bakagira n'agaciro gashoboka. Nubwo kugera ku isonga bifata imyaka no gukora cyane, gutekereza birambuye ku gihe kizaza byafasha kudatezuka. Bahita babona ko uko byamera kose igihe kigiye gushira. Ikibazo kimwe baba bafite naho ubutunzi bwabo buzaba bugeze mu myaka 5 uhereye none. Reka noneho nongere nsubiremo impamvu 5 zituma abantu basazira mu bukene. Iya mbere, kuba batarigeze babaho mu buzima butuma bumva ko nabo bakira. Iya kabiri, kuba barabayeho ariko ntibigere bafata umwanzuro wo gukira. Iya gatatu, kuba bafashe icyemezo cyo gukora ibintu ngo bazamure ubukungu bwabo ariko bagahora basunika bigize inyuma igihe. Iya kane, ntibashobora kwiha imyitwarire myiza bo ubwabo ngo bizirike umukanda bigomwe bareke gutagaguza no gusesagura utwo babona twose. Hanyuma iya gatanu, batekereza imbere mu gihe kigufi cyane. Batekereza kandi bagakora umunsi ku munsi, ukwezi ku kwezi, aho kugira ngo bakore igenamigambi ry'imyaka 10 cyangwa se 20. Reka noneho tuvuge ku nzira 5 zo kuba umukire. Niba koko ushaka wiyemeje kuba umuherwe nta shiti, muri iki gihe hariho inzira 5 zibanze ubukungu bubonekamo. Iya mbere, iyiga mwuga no kuba rwiyemezamirimo. Muri iyi minsi iyi niyo nzira ya mbere urusha izindi kujya ku mukiro. Iri ku rutonde rwa mbere ndetse no ku murongo ubanza mu mateka y'igihugu cyacu. No gutangira no kubaka umushinga cyangwa se business igezweho ifite iterambere. Mwiyiga mishinga no kuba rwiyemezamirimo hazamo ubwoko bwose, uhereye ku buhinzi, ubworozi n'ubwikorezi, ukagera ku bwubatsi bw'amazu na za mudasobwa. Abagera kuri 74 by'abaherwe bakize ku bwabo mu gihugu cyacu dusubiye inyuma nko mu myaka nk'ijana ishize, bakijijwe no kwikorera ku giti cyabo. Buri wese yatangiye atekereza ku gicuruzwa cyangwa se serivisi, nyuma akagihinduramo umushinga w'akazi, akazamuka guhera hasi bikarangira abaye umuherwe. Abantu b'iwacu twagiye twumva nka Mironko, Majyambere, Sirasi, Sinajari, twajya hanze y'igihugu cyacu tukavuga nka Bill Gates na Ingvar Kamprad, bose ni abantu twemera ko batangiriye ku tuntu duke cyangwa se ku busa. Bubakiye ubucuruzi bwabo ku busa. Hari n'abandi benshi batabarika. Kubaka izina ryawe si umukino. Inzira ya kabiri yo kuba umuherwe ubu ngubu ni ukuba wiha amafaranga menshi. Uruganda rufite amafaranga cyangwa se ukaba umukozi utagengwa na leta ikajya iguha agahimbaza musyi gatubutse. 10% y'abaherwe ku bwabo mu gihugu cyacu ni abagabo cyangwa abagore begereye ingaga n'ibigo bikomeye, nabo bagakorera ibyo bigo imyaka myinshi. Bahoraga bakora cyane bakanazamura mu ntera ndetse bakanahembwa bishimishije ubutitsa. Babonaga kandi n'imigabane ihagije, uduhimbaza musyi n'igamana ry'inyungu. Ayo mafaranga akaba ariyo yatumye baba baherwe, abandi bakaba abaherwe bakabuhariwe. Abakozi nshingwabikorwa muri leta cyangwa se mu bigo byigenga benshi babona uduhimbaza musyi n'imigabane ku nyungu bifite agaciro ka miliyoni nyinshi mu mwaka umwe gusa. Gukora mu ruganda rugari kandi rutanga umusaruro, ruguhemba neza kandi rugakora isaranganya ry'inyungu ni imvano nziza y'ubukungu. Abakozi benshi batangiranye n'ibyo bigo babigumamo imyaka myinshi, ubu bakaba bageze mu rwego rw'abakomeye kuko bahembwa neza rwose bagahabwa ku nyungu n'uduhimbaza musyi. Ubu bahindutse abaherwe ku bw'ayo mafaranga. Menya icyo ukora uba umunyamwuga. Inkomoko ya gatatu y'ingenzi mu gukiza benshi mu gihugu cyacu ni ukuba umunyamwuga mu byo ukora. Abo ni nk'abaganga, abavuzi b'amenyo, abanyamategeko cyangwa se abunganira abandi mu mategeko, abanyabugeni n'abanyabukorikori, abubatsi ndetse n'abandi bafite diplome zihanitse ku buryo bashobora guhenda serivisi zabo. Abo bantu babonye diplome zabo bitangira gukora neza ibyo bigiye kugira ngo bateze imbere umwuga wabo, bityo babone amafaranga menshi birenze n'ayababeshaho. Abagera ku 10% y'abaherwe bikishije ubwabo mu Rwanda cyangwa se muri Afurika bari muri icyo gice. Gurisha ibyawe bumucuruzi.
Igice cya kane cy'ingenzi cy'abakire n'abaherwe bo muri Afurika ni abacuruzi, abantu bacuruza cyangwa se abajyanama mu bucuruzi. Abaherwe bakize ku bwabo kugera kuri 5% ni abagabo n'abagore babaye inzobere mu kugurisha ibyabo mu rwego rwo hejuru. Ntago bitangiriye bo ubwabo business, ni bake cyane muri bo bageze ku ishuri bakabona diplome zihanitse, nyamara bahindutse inzobere mu kugurisha ibicuruzwa byabo na serivisi zabo. Bahembwa neza, byongeye kandi bacunga amafaranga yabo neza, bayazigama bakanayashorana ubuhanga, mbese bakanayacunga neza kugeza babaye abaherwe. Wari uzi ko 99% byose by'abaherwe bo muri Afurika babarizwa muri ibi bice bine? Icya mbere, abikorera ku giti cyabo, abakora ubucuruzi ni 14%. Aba kabiri ni abakozi b'inararibonye mu nzego zo hejuru, bagize igice cy'10%. Icya gatatu ni abaganga n'abanyamategeko n'abandi babigize umwuga, bafite 10%. Icya kane ni abacuruzi b'abagishwa nama mu by'ubucuruzi, bafite 5%. 1% wenyine muri babaherwe bakize ku bwabo ni uri muri ba bantu babonye amafaranga bayakomoye ku buvumbuzi bwabo, mu mamurikagurisha, mu bagurisha ibitabo cyangwa se indirimbo, mu matombora cyangwa se izindi nzira. Muri iki gitabo turibanda ku kwigisha uko waba rukuruzi y'amafaranga, tunakwereka uko wabigenza ngo nawe wigenge mu by'ubukungu uhereye ku mushinga wawe ubwawe. Ibyo byagushobokera ushora mu bintu bifatika nk'amazu, n'uburyo wakwihutisha uteza imbere umurimo ukora, cyangwa se ushora mu masoko yo kuzigama, cyangwa ubihuza byombi, cyangwa se n'ibirenzeho. Uziga uburyo bwo gufungura amahirwe no gutangira, uziga uburyo bwo kubona amafaranga ukeneye, n'uburyo wakoresha impano n'ububasha wifitemo bwawe. Uziga uburyo twiga ibyo dukeneye kumenya kugira ngo tubone amahirwe yo kugira umutungo.